ntabwo ngiye ndi kumwamamariza kuko ndi kuvuga ibintu yankoresha. Nukuvuga twewe dukoresha uburyo bw'imbaraga zacu mu miti, dukoresha miti uko byagenda kose, dufite miti ifite imbaraga. Uratugana ukatubwira kibazo tukagufasha, tugatuma hembe zacu zikatubwira bintu byose nawe ubireba. N'ubu ngubu kintu wifuza afite kibazo wakinganiriza nkagufasha muhungu nta kibazo. Ko ndi barara umusaraba akaba ari n'umuntu ni hari. Ahubwo ikintangaje n'ura mukobwa ndamuzi. Uramuzi? Uramuzi? Sitende butangiye kurira mwana byo ntabwo ari. Ese kundi hakaze kuriya. Simbizi nanjye kuko yewe. Ibi kwatavuga se. Kwatavuga. Nka tata. Kwatavuga we. Ese uri kurira urezwa n'iki? Ahantu nahageze gute? Yamaye nka rero. Adusubu. Uje buretse kunyegera ahantu nahageze gute? Witwa nde? Kereka neza ko umeze neza uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Wakoze subscribe nagushima cyane nawe utarayikora ino mwanya kugira ngo ikore ubasha kwikena ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ucece mu gace nko bisanzwe n'ikiroso Inista wa Sasho ndabemera cyane, Imana igiye baha umugisha tusangire. Uyu munsi rero abantu muri kureba kuri screen zacu cyangwa kuri kamera zanyu tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Abandi kumwe na muganga ubu muganga bavuga ko abayungirije Imana ubu ngubu nta kibazo na kimwe nagira ndi kumwe n'uyu mugabo. Wenda sindi butinde muri byinshi ariko uyu munsi namutumiye ngo tuganire bitewe n'impamvu runaka cyangwa n'ikifuzo nimba navuga ko ari umufana cyangwa cy'umuntu yagiriye neza niwe wabinsabye. Nanjye ndavuga reka uyu munsi tuzane kamera za Sawa Show ubundi tubasha kuganira. Ikaze kuri Sawa Show. Na mahoro. Muraho neza. Yego. Reka tujye kuri muntu wo haruguru. Umeze neza? Umeze neza. Ikaze kuri Sawa Show. Murakoze cyane. Ko witonze cyane se? Ntabwo ari cyane. Niko wabaye? Ko nsanzwe. Cyane kuri kumwe n'umuganga. Byose. Tugiye kuba tuganira na muganga. Yego, muravugana na muganga Jimmy. Jimmy Pierre. Yego, ni karibu. Hari ikiganiro cyangwa inkuru nigeze gufata bitunguranye y'umuntu wari wumiye kumva turi za Musanze. Uyu mugabo ntago yabikoze kuri telefone, ntago yabashije kugaragara, ariko nifuje kuba namugaragaza kandi mu kumugaragaza kandi nishimiye no guhura nawe nanone bikubitarana yuko hari umuntu uje kumushimira cyangwa nawe uyagiriye neza. Muganga Jimmy, uyu munsi kuri kamera za Sawa Show hari abantu bagiye, wenda reka ninjire mu byanjye, abantu babonye iriya video y'umuntu wari wumiye kumva. Se byaje kurangira gute? Yego, ure mukobwa nukuvuga iyo wagiriye umuntu nabi, twebwe wagiriye umuntu nabi, umuntu wese utuganye, yaba ari mahanga, yaba ari Rwanda, yaba ari Amerika, yaba igihugu cyose, hantu hose yabari, uratugana tukagufasha. Ure mukobwa ntago bintu byose yari yakoze mwarabibonye nk'abantu bari kurikiye bintu byanyu, twagombaga gufasha uriye muntu wari watuganye atubwira ko uriye mukobwa atazi kintu mu sheri wiwe mu muntu bakundana kintu yazize. Baratugana. Okay. Uyu mukobwa muri kureba cyangwa nimba umukobwa cyane nimba n'umudamu simbizi yaza kubitubwira, yaramwe ngo ashaka kuganira nawe cyangwa abashimire ko uriya mukobwa nibutsa abantu iriya nkuru nafashe. Uyu mukobwa ni murumuna wa mukobwa wari waheze kumva ko ndi barara umusaraba akaba ari n'umuntu ni hari. Ahubwo ikintangaje n'ura mukobwa ndamuzi. Uramuzi? Uramuzi? Sitende butangiye kurira mwana byo ntabwo ari. Ese kundi hakaze kuriya. Simbizi nanjye kuko yewe. Ibi kwatavuga se. Kwatavuga. Nka tata. Kwatavuga we. Ese uri kurira urezwa n'iki? Ahantu nahageze gute? Yamaye nka rero. Adusubu. Uje buretse kunyegera ahantu nahageze gute?
witwa nde uyu mukobwa wowe reka turase ku ntego wowe uriya mukuru wawe byaje kurangira gute uriya mukuru wanjye nuko mwayibonye mwese njye narebye nyine ikiganiro cyanyu cya muganga ndamukurikirana nshaka nimero yiwe ndamugana mbona bikoze neza amvurira umuvandimwe ndavuga ati ko nawe mfite ibibazo kuki namugana nkumusangiza ikibazo cyanjye nkareba gukora icyo yamfasha. Nyuma ya kamera wambwiye ko yabonye n'umugabo wamwe ngo mukuru wawe yabonye umugabo. Yabonye umugabo. Biriya bintu mukibona yabaye kuriya yataye ubwenge akajya kumva mwe mwabifashe gute? Byose twese byaradutangaje turavuga ati naba dayimoni turasenga cyane biranga umva famille yose irahangayika. Mwita mfata icyemezo cyo kujya kwa muganga. Tugana umuganga turebe wenda ko ari cyo yadufasha ko ano twe twagiye byaranze twa abanyamasengesho baje byanze. Tugana umuganga wacu. Muga wenda raza kudufasha kuba dukurikiye kuri ntuza iyi ni ikarita yawe y'akazi yanditseho Jimmy ndabona ari Jimmy n'ubundi no mukiza Jimmy mukorera mugira ahantu mukorera hari hamwe cyangwa mufite office cyangwa mukorera ahantu hose? Kuvuga twebwe tuvuka mu rugo iwacu ni Tanzania ariko dukorera mu Rwanda mu rwego rwo gufasha abanyarwanda bafite bibazo bigiye bitandukanye waburi mahanga waburi Kigali waburi mu ntara zigiye zitandukanye za Rwanda hantu hagiye hatandukanye. Ibyo tuvuganye neza ukatubwira kibazo ufite uratugana tukagufasha waburi kure turagufasha waduhamagara ku telefone ku nimero zacu turagenda tukagufasha ukatubwira kibazo cyawe tukagufasha twewe nta kibazo cyose watubwira kintu tutavura ni sida zindi ndwara uratubwira yabari nyatsi turagufasha yabari marozi yabari bantu bashaka kubona bukungu turagufasha yabari bantu bafite bibazo bigiye bitandukanye bafite bibazo by'urugo turabafasha bintu byamyu bikagenda neza. Niyo mpamvu na uyu mukobwa ari hano mwaransabye kuza kundeba nkakama muganga ndababwira nta kibazo uwo mukobwa niba arashaka gushima nta kibazo ni karibu njego. Okay, mu Rwanda aho maze igihe kingana gute ko numva ikinyarwanda utangiye kugisobanukirwa? Mu Rwanda ndagenda mpamara myaka iri gushika mu myaka 3 gucyo kugenda ndagenda mu rugo nkazana miti namara kugenda ndayizana nkasubira yo gucyo nkafasha abantu mu buryo bugenda butandukanye. Muganga uramba amagara ukanganiriza kibazo nkagufasha nta kibazo rwose. Reka duhe umwanya uriya mukobwa wenda agira icyo atubwiraho ku bijyanye n'amashimwe yiwe aje gushimira muganga. Murakoze cyane. Ngenda umama w'abana babiri ubusanzwe ko mu maso bigaragara ko ukiri muto se? Oya nashatse ndi muto cyane. Umama w'abana babiri bamfite n'umugabo. Ikintu rero cyanzanyanga naguhamagariye ngo mfashe gushimira muganga. Mugabo wanjye tumaye imyaka 5 ariko mu minsi yashize yaramaze iminsi yirwa mu bagore adataha atamiposho buri kintu cyose arenge byifasha namamagara kantu kari mu basinzi ari mu bagore. Yego ubwo muganga nyine yavuraga wa mukuru wanjye ndavuga ati se ko mfite ikibazo wakiganiza muganga ngarakora ikintu yamfasha. Ubwo naje kumuyoboka mutekeza ikibazo cyanjye aramwe ati rwose nagufasha bigakemuka. Nkuko yabimbwiye rero yaramvuye yamaye umutima mu mugabo wanjye arakira ubu ngo asige tasamo yagacupa kanywera mu rugo tugasangira n'abana bakamubona nyine turi umuryango wishimye ubu ngo. Rero navuze nago iki gikorwa nakirera nanjye nyine reka nze mushimire n'abandi bose babibonereho n'ukuri ko Imana pe ndamushima cyane bimvuye ku mutima kuko warakoze muganga warakoze pe ukuri kandi warakoze cyane. Umuvandimwe wawe cyangwa mukuru wawe ari wowe wari wafatiwe mu kuntuza kumva watubwiye ko yashatse umugabo yabaye umugabo ni we washatse imbere yawe cyangwa washatse inyuma ye? Benge nashatse imbere yiwe mutanze gushaka. Iyo muganira wenda twagize nda twashana ko nawe n'undi twari kuzana nuko yagize izindi gahunda ko turi buzane nagashimira muganga nyine. Mu mashimwe yawe ufite mbere na mbere kijya mbere ni iki? Cyambere nuko yamvira umuvandimwe wanjye. Cya kabiri nuko yatumye umugabo wanjye agaruka mu rugo ongera nkamubona nk'umugabo mu rugo.
tukaba turi famiye yishimye utaha kare akanywa agacupa akanywera mu rugo tukaganira nyine turi umuryango uhuza turishimye cyane kandi byose ndabikesha muganga. Hari umuntu ushobora kuvuga ati muganga ubu ngubu uyu mukobwa ari kumwamamariza cyangwa ari kuvuga ibintu bitabaye, n'icyo bamubwira? Ntabwo njye ndi kumwamamariza kuko ndi kuvuga ibintu yankoreye. Rero uwo muntu watekereza gutyo, njye ntabwo ndi kumwamamariza no muganga. Njye ndi kuvuga ibikorwa yankoreye, nzi neza ndishuba ko byabaye. Yego. Muga reka tunyanyuke kuri muganga. Muga wenda hari ibikorwa mugenda mukora bigiye bitandukanye, hari umuntu ushobora kuba afite indwara ariko cyangwa afite ikibazo gitandukanye ariko akaba nta bushobozi afite bwanuza, mwebwe muvura mugendeye kuki? Ndashaka kubariza kuba afite ubushobozi buri hasi. Yego, twewe muhungu uranyumva, twewe ntabwo dukorera faranga ku bantu, ubundi umuntu niwe wa mbere buzima bw'umuntu. Twe turagufasha, ntabwo dukunda faranga gusumba abantu. Ntabwo turi hano mu Rwanda kugira tubone faranga, turi hano kugira dufashe Banyarwanda ibikorwa byacu bimenyekane hantu henshi hagiye haratandukanye. Urabona bantu urabibona cyane, bantu ndafasha bantu byibwa ibintu byabo bakabigarura bigiye bitandukanye, bagabo bagasubira ku buryo mu rugo, byose ntakibazo. Byose ntakibazo muhungu. Ubundi imbaraga zawe ukoresha zihagaze gute cyangwa zimeze gute ku buryo uvuga ati n'abantu bari hanze turabafasha turabavura, zihagaze gute? Yego, twewe buryo dukora dufite mahembe yacu dukoresha agaragaza bintu byose kuntu bimeze bikaja ku murongo, tukagufasha tukagira miti ifite imbaraga ku buryo n'ubu wowe tuvugana waba wahemukiye muntu yaba yaguhemukiye uragomba kuza ukambwira zina jiwe cyangwa ukambwira kintu mwahuriyeho kugira icyo kintu cyaguhemukiye kibe. Wamara kubimbwira bindi byose ndabigenda nkabikugaragariza, wamara kubibona waba uri Amerika waba uri hehe turagufasha, wakoresha WhatsApp twandikira turagufasha ntakibazo muhungu. Yego, nta ndwara cyangwa nta bibazo bijya bibonanira? Oya ntago kibazo cyananira, usibye kibazo kitabaye. Iyo kibazo kitabaye nkuburazana muntu ukavuga ndashaka kumenya muntu wishe muntu wanje, ari gihe wowe ushobora kuvuga mu ndebere ninde wowe uwashakaga ugasanga uri kuvuga ntari we wabikoze. Uwakoze kibazo niwe ugaragara, niwe tugaragaza, akaba ari we duha gihano bitewe na makosa yakoze nkuko byagendekeye uriye mukobwa. Yego muhungu. Imbaraga zawe zikora gute cyangwa ukoresha ubuhe buryo? Yego, nukuvuga twewe dukoresha uburyo bw'imbaraga zacu mu miti, dukoresha miti uko byagenda kose, dufite miti ifite imbaraga. Uratugana ukatubwira kibazo tukagufasha, tugatuma hembe zacu zikatubwira bintu byose nawe ubireba. N'ubu ngubu kintu wifuza afite kibazo wakinganiriza nkagufasha muhungu nta kibazo. Nabandi bose batugana nta kibazo, dufasha abantu benshi n'abantu na mukanya ari bantu bavuye hano baje gushimira bazanye hene burenira hene wabonye hariya niyo bari batuzaniye. Ko hari abantu benshi bagenda bavuga, ndanyarukira muri comment nagiye mbona ngo ntabwo barabahamagara ngo ntimwitabe telefone, nk'umuntu afite ikibazo cyago kugira ngo mufashe akaguhamagara. N'abakiriya benshi cyangwa no kwenda uburi gukora wenyine? Yego, bitewe na kuntu tugenda turafasha abantu bagiye batandukanye, dufasha abantu benshi tukabafasha mu buryo bugiye butandukanye. Ari gihe uhamagara ku telefone mfite ndi gufasha mudwayi nkaguha mwanya, ndagenda nkaguha wundi mwanya, ariko nta muntu duhamagara ngatubure. Iyo duhamagaye utwandikira butumwa yaba ku SMS yaba ku WhatsApp, iyo tugiye ku murongo duhaye mwanya wa telefone nawe turakubona tukakuvugisha tukagufasha. Yego. Okay, reka nk'umwanya uyu mukobwa umwanya ni wawe kuri muganga kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro, ntabwo ugende butinde. Murakoze cyane. Ndakeka iby'ingenzi nabivuze, namushimiraga cyane. Muri ibyo nyine nkaba navuze ati ntabwo naza gushimira umuntu yegeze mikoro n'agafanta musigiye. Yego, avuga ati nyine nk'umuntu wamfashe kambimu agafanta nutanze agaruka mushimira neza biramboye. Murakoze cyane. Bayavuga ngo kari ku mutima gasesekara ku munwa. Yego. Ubu noneho akari ku mutima gasesekaye ku mufuka kubafa Ntabwo mvuze ngo aya mafaranga kuko njye nagafanta namugeneye. Okay, waje wabitekereje n'ubundi waje wabipanze. Cyane. Umugabo wawe arabizi ko
ugiye waje gushimira muganga se? nabimubwiye. Okay, ni byiza cyane. Tazabona iyi video akavuga ati umugabo wanjye. Hoya nabimubwiye ntabwo nari kuza nabimubwiye. Fasha gutya mu. Nanjye mumpe ariko. Ndabona ari menshi. Mugabo ndemera umpeho kabisa. Jego muhungu nta kibazo rwose twewe ntabwo dukunda faranga gusumba abantu. Jego twewe muradushimira nta kibazo rwose. Nta muntu ugibagira rwose ngo agende adashubijwe. Oya turagufasha rwose. Yego turagufasha mukobwa urakoze cyane. Jego rwose nta kibazo. Jego murakoze. Muga wenda uyu mukobwa ni wakangaye mu bantu baje kugushimira. Ari ntabwo nababara ngo mbamenye kuko yegeze mikoro ntabwo nababara ngo mbamenye kuko hari nabandi baje gushimira ari hene ari bantu banampamagara bakampinka za Rwanda ubu ndafite nka kubera abantu ndagenda ndabafasha ufite ifamu yego ubu ndamaze kuba numva binashobotse naba nanjye mukamfata nka munyarwanda nubwo mu rugo wacu ari hijya maze kumenyera ndarabishimiye banyarwanda nabo nta kibazo yego karibu kabisa karibu iwacu mu Rwanda yego murakoze. Wenda niki wabwira muganga tugana ku musozo kiganiro cyangwa ku bantu badukurikiye? Ikintu nabwira muganga nyine ikintu nakundi no muganga gese n'ubwa mbere nanjye nyine mu baganga nagiye mu baganga benshi cyane batandukanye bitewe n'icyo nari mfite nkagenda bikaba by'ubusa nyine bakambeshya ariko bitewe n'ikintu yakoreye mukuru wanjye uvandimwe wanjye ndavuga ati uyu muganga ashobora kuba numva nyine umutima ukumbwira ko nyine nimugana azagira ikintu amfasha ndagenda ndamuganiriza mva amamutaramubwira ati uyu muti nguhaye genda uzawukoresha neza kandi bizakunda nta nubwo wanyatse amafaranga yambwira ati wowe uzanshimira ku giti cyawe yego ndaza ndawukoresha haciye nk'icyumweru buri umugabo wanjye atashye atahanye inyama ndavuga ati si umugabo wanjye byagenze bite yego bonazaniye abana udupupe n'utubaro ko gukina no ku munsi ukurikiyeho muratashye kare bigenda bimenyera gutyo umugabo wanjye aragenda arahinduka ubu ni umugabo muzima tuganira tugahuza abo bagore bose yabacitsemo muganga ndagushimira cyane pe waramfashije kandi nanjye nzakwitura nzabona nakwitura ikintu nabwira abantu badukurikiye hari imyumvire abantu bishyamo bakavuga ati wenda ati ni imitwe bari guteka ati ni kugira ngo bibonere amafaranga gusa wapi pe ntabwo ari imitwe nanjye nari imbabaye cyane numva ako navuga ati nurashobora kundya nkuko abandi bandi kintu nakundi no muganga we nuko arakugira inama akakubwira ngiye sinzi yenda nuko abandi bagenda kongera arambwiye ati ndagufasha uzanshimira cyane rwose rero urakoze kubwiza ukuri abantu hari akantu ukizemo keza kandi nkunze ko gusobanurira abantu ati batayabona iyi mitwe umuntu aba arimo nibyo navuga kari ku mutima gasesekara ku munwa aho kantu ni sawa cyane kandi ni nabyo koko tujye dushima kuko ni umuco nimba umuntu agushimishije mushime. Okay, reka tugane ku musozo w'ikiganiro. Muganga ni iki wabwira abantu badukurikiye kuri sawa show cyangwa ku bantu wafashije cyangwa no kubo bashaka kugana icyo wabwira? Jego muhungu Jego twebwe kuntu tuba duri gufasha abantu benshi bibazo byanyu bikagenda bigakemuka ntabwo ngiye kujyaho ngo mbwire banyarwanda bintu bidashoboka twe ikindi turagufasha mu buryo bwose uraduhamagara waba uri hehe waba uri kwa muganga iyo ufite ndwara turagusuzuma tukareba yaba ari ndwara ya bitaro bya bizungu twebwe turakubwira jya kwa muganga wa bizungu hari igihe bantu usanga afite ikibazo bakavuga ni marozi ari igihe turagusuzuma tukareba iyo dusanze atari marozi turakubwira ukagenda mu bitaro bya bizungu Jego twasanga ari ibibazo bya marozi tukagufasha bintu bikagenda neza Jego murakoze. Mugabo urakoze cyane uvugisha kuri iyo dusanze ari amarozi tukohereza mu kizungu kandi watubwiye ko nta ndwara nimwe igibananira kwivura. Jego iyo dusanze ari rwose nta ndwara zinanirana ariko yari ndwara y'ibizungu turakubwira agenda kwa mu bitaro bya sinzi ukuntu mu Rwanda mu byita bitaro bya bizungu Jego mu bitaro kwa muganga Jego. Okay, reka ngane ku musozo w'ikiganiro abantu mubana nanjye cyangwa abantu badukurikiye kuri sawa show. Nongera kubibutsa ko uyu ari muganga wari wahejeje umukobwa kumva
aho inkuru nigeze gukora rwose, ariko amahire ngo byarakunze, ubu ngubu bimeze neza, kandi murabona uyu mushiki wacu yari yaje kumushimira, kandi gushima burya ni umuco mwiza. Reka mukomeze kubana nanjye nk'uko bisanzwe n'ikibazo ndabemera. Ciao ciao.